Well, I say that akambabwira rero story ukuntu navuze impamvu yateye kuvuga ngo urubyiruko are so broke. Guys, gather here kuntu byagenze guys. Narabyutse nditegura kumva nari nkennye nta n'ijana nari mfite, noneho ndabyuka nditegura ndavuga ngo reka ngende nyine hari umuntu twavuganye bafite kumpa akazi. Ako kazi sinshaka kubabwira kari akazi kabi friends, kari akazi kabi, ariko ndavuga ati nta kibazo reka njye kugakora kugira mbe nicaye mu rugo. Nanone kwa ko nkunda gukora, abantu bose banze inshuti zanjye bahora babona ko ndi mu kazi nkora. Noneho ndavuga ubwo nyine akazi nari ndi gukora mbere kuko nashaka kugura telefone mbere nari mfite gatandatu S iPhone 6 in 2025. So ndasavinga ndavuga I need to buy a phone, and then mukwa 12 I bought myself a phone guys. Mba excited ndavuga ati ya nguze telefone. Nanko naguze telefone, hari umuntu abonye avuga ngo mfite telefone ya miliyoni. Ibyo bintu mubikura ngo mfite telefone ya miliyoni. I was like I'm shocked. Ntabwo mfite telefone nari mfite iPhone 6 muri 2023 umwaka ushize. Nahinduye telefone muri 2025 kubera iki? Kuko nkunda gukora content n'ibiki, kandi hari some friends bari bambwiye ngo I can do a content creation nkabona amafaranga kwa murabizi TikTok irishyura, and nako kundi mugenda abantu batanga ama gift bishyura everything. Actually nyine ushobora ku making amafaranga on TikTok and YouTube, and nyine ntekereza ko if I get a phone I could nyine nakora content. So ndavuga reka ngure telefone. Noneho kubera hari ibintu nari ndi kwiga, noneho nta kazi nari mfite. Noneho umuntu aranyandikira, umushitanye arambwira ati hajya firushika akazi. Ndamubwira ati no umushitanye twakoranye mu bintu bya service. Noneho arambwira ati turashika akazi. Ndamubwira ati ashaka akazi rero kangwereze nimero z'umuntu mamagara akurangira akazi. Ndamubwira ati nari ariko bisaba kubuza icyongereza. Ndavuga ati nari icyongereza ngerageza kukivuga. Ubwo ngubwo ngibigarasha byaranyishe. Ibigarasha ni ibiki ubundi? Noneho ubwo gire ndavuga ati ndabyemera, ndavuga ati nta kibazo. And then akazi ndagenda ndamwandikira ndamubwira ati akazi ndi tayari, ngenda no muri interview birarangira. Noneho bukeye ndamubwira ati rero ndamuhamagara maje kwambara kwa kundi nari nambaye. Ndamwandikira ndamubwira ati rero ngaho ngiye kujya mu kazi. Anje arambwira ahitambwira ngo ntago byashoboka kuza mu kazi, ngo nakubwiye ko ari amafaranga ugomba kubanza kwishyura kugira ubone akazi. Kambabwira ikintu kimwe, umuntu wese uzakubwira ngo banze wishyure kugira guha akazi, that's a scam. That's actually a scam. And then ndambwira none se kugira njye mu kazi ndabanza nkishyura? Arambwira ngo yego. Ubwa mbere yari yambwiye ngo ndishyura 30 kugira ampa akazi. Ndabitekerezaho ndambwira se nta kuntu naza nkakora akazi ubundi amafaranga nkazayishyura nyuma. Arabyanga arambwira ntabwo bishoboka, ngo cyakoze ikintu cyashoboka ngo nuko ngo nabanza nkamwishyura. Ndamubwira bukeye ndamubwira ati none se ko wambwiye ati nyine. Ndamubwira ati amafaranga ntayo mfite. Ndamubwira ati ntabwo ushaka akazi. Ndamubwira ati akazi ndagashaka, tariko amafaranga uri kunyaka ntayo mfite. Birambabaza. Ndaje akanya ndamubwira ngo nakubwiye ko ari kwishyura 15 kandi wambwiye 30. Numva ranjagaraje mu bwonko friends. Ndajagara ndamubwira none se ko wambwiye ko ari kwishyura 30 n'ijoro bihinze 15 gute? Birancanga nanabivonda bireka. Ndamubwira ati okay nta kibazo. Mbibwira mama wanjye arambwira ati uwo ndabizi ko ushaka akazi ariko umuntu mwihorere byihorere. Ndavuga ati biranze mu bwonko bwanjye. Noneho ubwo ngiye gukora video kubera iyo mbabaye kenshi nyene nkunza kuzifatira ngaho kuri TikTok nka ubwo mba nkozira nari mbabaye ariko ribaze gushaka akazi nta mafaranga ufite. Umuntu arambwira ndamubwira ati amafaranga ndabyuba kare 15 ariko wareka amanza nkakora ako kazi shaka hari amafaranga make guys. Ntabwo mwabyumva. Ndangije akazi ndagakora, nako akazi bwo nyine barakanyima ndababara mba depressed. Mama wanjye arabibona arambwira ati we ciringa kwama abantu bose bansiga mu rugo. Ubwo nahi wacu nta mukozi twari dufite nyine, nako ntawe dufite n'ubu. Nsigaranganje nyine nabaye depressed. Ndareba ndavuga se imyenda ngiye kuyikuramo. Ndavuga ati reka njye kwikorera content. Badaje ndavuga ati turakennye. None abantu mukubyuva muri context mbi. Kandi nyamara nari mfite ikibazo. Nuko hashize nk'umunsi mushitanye nawe nanone arampluginga. Anyways, shout out to all my friends.
ngira inshuti zinkunda zihora zimva zinyifuriza ibintu byiza. Inshuti zose zamamagaye to ask me if I'm good, I'm really good. Ubwo niwe wamplaginze andangira kandi kazi, ariko ndi gukora ibintu bikaba bimeze neza. So iyo niyo story behind y'impamvu navuze ngo turakennye. Kandi nyamara umuntu yashoboga kumbona gutyo maze nyine nta kazi mfite ibintu bimeze nabi.